ndashaka biroti zanyu. Ariko abana b'iki gihe musigaye mujya gukora ibizamini mwangoye kanyanga muri set ukagira 3 ni ukubera icyo wagize amanota 3. Ariko papa nawe urasetsa ntabwo uzi umwarimu twigisha batuzaniye umwarimu w'umugore hari ufite itako wagira ngo ni iry'inkoko bapfuye nayo yesaso akunda kutwigisha yazanishijwe ubuntu bw'upaswa niyo mpamvu jyewe nabazanye ikizami nkajya mutekereza kubera ko turanangana turi mu rugero rumwe bigatuma nibagirwa ibyo nize. Niwa mudamu nabonye babazaniye w'inzobe nanjye hari nagira amakenga rwose icyo cyo ndakikubabariye. Aha tujya kuri mate murira wabonye 0 kubera iki mate wabonye 0 nakuguriye ikayi y'impapuro z'umweru warambwiye ngo musana nizo zigutera gutsindwa imibare unshaka umbwire ngo umbwire impamvu rero. Ese papa nago nigeze nkubwira impamvu ituma atsindwa mate nago yizi icyo bita imibare umubare nawe wumva ikintu barinze kwita umubare iyi mibare yarananiye niyo ngiye kugikope ngasanga hari nimero itangira ikibazo ngasanga ni umubare umutwe urambye kandi paka umwe ikinini tekereza none hari umubare bita gatatu ni buyisi uramubara uransonga kubera uzengaguriye none kandi ibibazo batuzaniye byose byari bigizwe na gatatu none se nari gukora iki gatanyo kirinyo gatatu ngo gatatu kuzonga mu mutwe nese gatatu bayigishe wahone ikurya mu mutwe se ni urushinge bakujombye ni icuma bakujombye mu bwonko ahubwo mwavuze yuko mwabana mu mutwe wanyu waje abahibereye ibyo bintu by'abakobwa ngo ubona amata kuki ariko ndaje nkwimure ku kigo nguvane ku kigo wari uriho ngujyane ku kindi ariko nzahangana nawe nibyo nakubwiye aya manota ntago nakomeza kuyareba gutya amanota nga 0 muri mate asesha buri uzi kubaraho mbarira rimwe ugeze ku 10 twumveho ko uzi kubara ngo ugeze mu wa 6 kubara byo ndabizi rwose ziko twabyigaga tukiga mu wa mbere reka nkubarire 1 2 3 wayine nganda 5 7 8 61 12 10 ndabona wewe 80 ngurihira ku gihembwe ngiye kukohereza ukazajya kuyanyishyura kajya gukorera ukayanyishyura kuko nta kuntu wambwira ngo ugeze mu wa 6 tugiye gukora ikizami cya leta utazi kubara ubu ngurusha kubabara kuko ndi umusaza mperuka kwiga 1999 ngaho kurikira nkwigisha babara 1 2 3 intoki enye intoki 5 intoki 6 intoki 7 8 intoki 9 intoki 10 yewe papa ndumva mu kubara umanyuye ubwo se atari intoki bibari iki ubwo nyine bibari imineke ubwiye atari imineke avoka se sibazi twigishirizaga kubara ubwiyo bitari imineke bibari voka ariko ye udakomeza kugenda unyibagiza muri English kuki wagize rimwe English se ariko muri siporo narujuje rekeraho nkubajije English ntago uzi muri creative akantu batuzaniye gushushanya inka kubera nanjye nzi gushushanya mora nitoza gushushanya mba ndayujuje creative 20 kuri 20 birotari no sinatinya kuyakubwira rwose papa harya warumbajije English na 3 ariko impamvu nabonye 3 jewe nuko mvuga ikinyarwanda ni gute bakubaza ururimi rw'abanyamahanga kandi witahira mu Rwanda nuko utaha mu Rwanda ngo niyo mpamvu ngo atsinzwe English cya uyitonde cyera twebwe twarakidubizaga ekaye taburo eshuzi erase etirizi tomato patato n'ibindi twarabidubizaga ubwo se ko ndi kuvuga icyongereza sinaha mu Rwanda ndakuvuna ntago uri bumve mu maboko ndakubaza impamvu nimba waragiye kureba abakobwa utaragiye kwiga ariko wumvishe nanga kuvuga icyongereza ugira ngo urakindusha ndakizisha reka nanjye nkwumvishe. What is your name? My name is Karyungure. How old are you? I like tomato, potatoes and bananas. Where do you live? I live in Sitade Amahoro Kigali. Nope. Nanjye ibyo nari nabyiza ahubwo nategereje ko abijanamo ndabibura nabashije na mwarimu ambwira ko atari we yateguye nari namubwiye ko agomba kutuzanamo kuko nitwe nari nize. Urangije uba yego sha ndabona utangiye kuba gahanga ubushize wari wabaye wanyuma none ndabona wakuyeho umuntu yakibwa urajya kunsuhuza kuba warushijwe umuntu w'ikigo ry'utumva nibyo uri kugira ngo nkore mu ntoki ndakunoba inkoni zagutegereje kuba ari ikiragisa wase umuntu ibyo urabibwira inkoni 20 nabacire ndi bakubite mu ijoro ahubwo reka dukomeze kuri Kirindazi Kirindazi sha ndabona amanota 90. Papa hagarariraho je nakubwiye ko mfite ubwenge ndushaka Ryunguri urabihakana je mfite ibanga nkoresha neza ku manota ngakuba ngaho iryo banga rirabure muri umuna wawe ariko papa nawe urasetsa ngaho itegereza neza
aho ngaho inyuma y'icyenda urebe iyo zeru niyongereyeho n'ikaramu uri kubona itandikishije ikaramu nashyizeho zeru bihita biba 90 uri kubona se amanota atiyongere ubwo bivuge yuko wari wabonye 9% ariko ibi bintu ntabwo bishoboka waba wabonye amanota 9% se warangiza ukaba uwa 5 ariko papa nawe urasetsa nose ntabwo uri kubona yuko aho nyuma ya 5 hari zeru na silibansi nayo nabaye uwa 50 si iyo zeru nitambu wa 5 Yesu Kristo bivuze yuko wari wabaye uwa 50 mu banyeshuri wa 50 ugira amanota 9%. Asha bajya bavuga ngo imfura igenda nkase ariko maze kubivuguruza ntago ari byo ntago nakiyumvisha impamvu ngiye guhera mu wa mbere kugeza segonderi nabaga uwa mbere ariko reka mbanze nitaba uyu muntu turaje turabivuganaho. Allo ni toxique tuvugana umwe waho undi twiganye wakinaga ibintu by'amakomedi watuberaga wa nyuma imfura igenda nkase koko uko urimo satanisha ntabwo ari gusa uje cyo navuga